nanjye mfite amafaranga yanjye. Jimara Yesu. Yego. Umuhungu wabanje kuguha urukundo byonyine. Uwo mutipe abakuze ibyo kugira ko ari muri kadora mukuzi. Oya. Iyo ukunda umuntu uzabona wibwe. Oya. Ariko arabonuriza. Ako ngacyagiye warabibonye nafuye ngewe umuntu nyine. Nawe bikubwira. Uko sigaye ziri amahwa ibintu bitakujongwa bazikorera isuku niyo mpamvu ari abantu mu Rwanda rwari byose nabonye biri amahwa ukore neza bitakujongwa ndabizi nabibonye ko ntabwo bakikora ngo rurabo neza kuko ururabo rwari byiza sha ibyo rwarashokompaye babaye igihuru pe ariko nakubwiye nimugwana nakubwiye ibintu ejo bundi Frank yankoreye oya niba ari sheri we yanyeretse niba ari ibiki Sister, urabona ute? Ngiye byandinza ndumwe ubu tuvugana n'undi niwe musaza wanjye n'abandi barabeshya kandi bafite bari abasaza babasokana narakubwiye ngewe ntacyo nazagukorera suri sister urabizi ko mwemera bigize bro ntazi manzi ko nanyuze ndi kukazi ngatungurwa witeze kandi zira blocks nazaye noneho ugiye kugafata ahubwo nayo ngeze gutya nditegereza nk'iminota 30 gutyo cyagiye umbwira nyine musanga ya nakugafata nako buriya hari ibintu byinshi buriya ni nka 2% wabonye buriya cyaje bro imana ikongera imbaraga wanda ukomeze utera imbere n'ukuri ikiba nasenze barasenze buri cyari ko sisi bakoze musange hano yakarishye ko ndeye amatsiko yanyumeze nabe amatsiko yanyishe ko nawe ugira amatsiko njye urabizi ko no kwakira ngiye ntabwo undi umuntu nanungura cyane wimba rubwira ufite inkuru nshyashya yazugira inkuru bro ntabwo ubona ko mu mutima se uri kumbona na yasi no ubwo rero ni gatatu wafashe kuza cyazugira unungura wakabonye cyane abana ufunzemo kweri nawe urasa nk'umwamikazi ariko sister hari ikintu nashaka kukubaza niyo mpamvu nyine amatsiko yanyishungewe niyo mpamvu naguhamagaje ahangaha ndi mu rukundo kumara niba ndi guseka ko uri kubwira niba ndi guseka ko tekira ndi kunywa uri mu rukundo nande uri mu rukundo nande Jack na Rose urabazi ndumva nyine nkaya no kuri amakarita tujya dukina sinjye mbabona babariho Juliet and Romeo urabazi njya mbumva bagiye n'abasaza bagiye bwire niba muri mu rukundo se cyangwa rebye filime zabo dore ukunda kureba filime hafi nanjye naje kubaka inkuru yanjye zavugwa niwe wanjye babarira umbwire rero niyo mpamvu nakuzanye ahangaha rero amatsiko njye nyine abantu bose uri kumwe Juliette na Romeo na Jack na Rose niwe muri mu rukundo mbwire wapi hari abagiye kuza noneho bari hejuru rero umuntu ugiye kubona ibyo bana okay rero nizere yuko mugira ngo tugiye kubona umukazana mbwire kazana si ibyo bintu biri serious cyangwa uri kunganiriza nyine ntabwo mbwiye uri serious cyane ntabwo urabona ikintu nakubwiraga hari umukobwa sister ndi mu rukundo hari umukobwa bya bintu nako wabwiye yuko ndakunda abantu b'inshinzi b'abantu wavugaga ngo naza no gutereta nageze uti ntabwo najya mu kazi wanjye urabona agiye kumva ni ntabwo najya muri kazi wanjye nyine tumeze kimwe ntabwo mbwira nakuzaniye noneho wa mwana usenga wubaha Imana agakora ibintu rwose biri mu mucyo wabitekereje neza wumva ko ugomba kumva ko ku myaka ugomba nyine kuvugana ngiye gushaka umugore cyane urumva rero kuri iyo myaka nyine watekereje neza wumva ko ugomba gushaka umugore ahubwo sister urabona ko yubwira ngo ariko sister ntabwo uri mukuru cyane yego uri mukuru nyine undi ariko ntabwo uri mukuru cyane ngiye nyine ntabwo ndi ku gitekerezo cyawe ndi kukubaza nayo nyine nabitekereje utazazana umwana w'abandi ejo bundi ukamwangaza ukabica iki icyo nakubwiraga ndakeka ibintu byose
bisabwa ko ushaka no kujya mu buryo bw'umwana n'ugiye kubona amafaranga ngenda abanyezera block zawe zirenze ntabwo ariko nyine nahita mvuga ngo umwana abandi uzamuzana umwangaze ko nyine byo ntabwo ndi kubasha kumva ukuntu wabitekereje amafaranga turaziranye kuva urabizi turaziranye buri kimwe nyine turi mu buzima bwa buri munsi turacyabana mu rugo rwose urabizi ndakuzi ni mpamvu kukubaza gutya nka mushiki wawe niyo mpamvu rero nkunze rero kugeza tubizi se kuri shumi yanjye rero kumva mbanze nkubwire ndetse nzabibwira na mama mpite mubwira mama ko hafi kujya niyo mpamvu nakuzanye aha ngaha ubanza ungira inama dore rero sister maze gukura sibyo amafaranga ndayafite amafaranga kuba ufite ntabwo tubigarukaho nta kintu mbese mbuze muri make n'urukundo ndarufite kandi uribona muri iyi myaka yanjye ndimo biragoye muri iyi si se bro ubundi yo kwa kumbi baza mama mbibwira mama gato urumva uri seri mama ntabwo byavamo niyo mpamvu nakuzanye wow my sweetheart welcome icazwa Bashkiti hati welcome. Uraya bwara karenze none kari kuza kenshi. Bashkiti hati welcome. Welcome habaye iki? Welcome se nazanye ntabwo. Ariko ubugabo bw'ubuhehesi buransetsa. Sikavuga nabi. Ubu iyi ndaya niyo wadutishije y'ibisatsi bitagira bitawa yarabo yarezwe isure. Kitangiye cyo koza nakubwiye ngo icazwe. Rero n'umuntu wamuranyitse reba umuntu uri kumwe nawe ntabwo yiyubashye gusa umuntu wakoranye nawe n'umuntu banamubona araza umugabo w'indaye w'umuhehesi tangiye ibyisho nangiye ibiki ntongere iyo myitwarire uri kuyikora hehe ya myitwarire ubu se ninjye wasohokanye turi gusangira aha ngaha hakurya abantu mwigira neza sheri huye ntabwo ibyo bintu bimviro bikuziho none se wagiye kuza hano wigeze ubimbwira kuki muzi kugira abantu beza cyane byari bimaze kurambira sho umuntu turi ko muramuzi natwe ari ngombwa ngo mumenye ntabwo ari ngombwa mumenye ndabona mwiteretse neza mumeze neza rwose muri kunywa ubuse kera nabanza usa n'ubanza nanjye kuki nanjye ngenda nywera mu gicupa sibyo kuko nicyo kimbereye reka ntumiza kandi nta kibazo utumiza kandi kwiki nanjye mfite amafaranga yanjye Jimara Yesu umwana uwarezwe akora ibintu nk'ibyo ngibyo manjye narumiwe kabisa uguranije nawe narumiwe Frank afite uriya mukobwa n'abakundana sinzi rwose rwose wabashe kongera kugenda uyambaye ntabwo nyine yabimenye mu maso ariko nta kundi nari kubigenza gute ma nta n'ishakoshi nitwaje wenda ngo harimo n'akatambaro birenze ko nagatwaye wenda nari no kukitera uzi ibintu yankoreye aho mabundi imisatsi yanjye bumubwira ngo imisatsi yanjye ubundi ni mibi ibyo bintu ngo wisukishije ngo ntabwo ngo yabwiraga Frank ngo ntabwo ngo wagira ngo mushiki wawe ngo ufite ibintu ku mutwe njye narumiwe ngende umusirimu kazima urabizi ntabwo waba usa gutya ngo njye nzagende nsa nabi kandi na Frank wabonye ukuntu abasa iyo misatsi ni ibintu by'ibura ibyo nibyo birabura ko umukobwa w'umunyarwandakazi byose biba bikwiye oya ma nese n'umusatsi ariko ubundi ma aho kubundi ujya n'ukuntu bakankizaho ubwo ni byiza cyane ngibi bana kavuze ati oya nakavuze ati ufite mushiki wawe mwiza w'umusirimukazi akaba n'inshuti yanjye nk'umuntu ugiye kumbera muri amukazi ako se umuntu ansanza nunga imisatsi yanjye nta n'ikintu bitwaye ariko nawe ujye wanzura ukuntu ubusa neza wagira ngo uswajya turi imanga ahubwo wajya turi imanga rero njye ntabwo nagenda nsa nabi kandi n'ubu biranahenda ntabwo amafaranga ntacyo nkubwiye gusa nyine ma nyine kuko njyewe uri umwana wanjye kumva ngomba no gusa neza ariko njyewe mbona mva nyine nzashaka umugabo w'umukire ku buryo ibintu byose azaba yaraneguriye nyine ma nk'uko nawe ubwo tukuriye ku buryo ubundi mbona guti uri kundeba ko nabyaga akobwa keza ubu uri kundeba rero imisatsi yanjye irimo ukayitindeho imisatsi yanjye irimo ukajya mutindaho magiye bino mba numva ahubwo danashaje ma rero ubwo n'ibyo nshaka kubwira urumva ari n'umuntu yagiye mu rugo rwe hari inzira nyinshi acamo zitari zo kwiga gushakisha amafaranga ariko ma nanone ushaka umugabo ugashaka gukora ukaguha bikora buri kimwe cyose ese man n'umugabo tuzashakana azagenda ajye mukansige nicaye mu rugo gutyo ku atansange mu rugo yongereye agenda nsige yongera nsange mu rugo gutyo nta kazi ngira oya ubu byabaye iterambere nta mugore ukicara mu rugo umugabo asigaye ajya gushaka amafaranga n'umugore agasigara nawe akajya gushaka amafaranga rero yanjye ibyo nibyo nshaka n'igihe nta n'ubwo urabizi ko rwose nkunda gukora urabizi ibyo bityo niyo mpamvu mba nsa neza ntari kandi urabizi ko nta n'umwana wawe usa nabi hano baratuzi byonyine ariko ubundi ngende ntuze ubundi burebe ukuntu wowe usa byonyine ugira ukuntu wowe usa ni gute wambwira ngo njye nzagenda rero hano hanze nawe nabaye kuko bima
usibye ko niteganyirije arabareze ubwo natwe ugomba kuba waraduteganyije nk'aba nanjye niteganyirije nuko nyine aho yari kuri uyu munsi abantu twese turashakisha abagore n'abagabo kuko ntabona niba kuzika n'udutoko sajya mba ntabwo nakwise siretifika ibyo yarangiye ahubwo ibyo wambwiye ko uzansika rwose kanzi kumamenye gusa na certificat kandi twarazibonye tubonye abashyitsi bro bimeze bite sister urabudukumbuye ariko bro aha utarebye bafite amakuru mashyashya mama ako ntabwo wumumbuye ndagukumbuye cyane ako nawe rwose yego bakaza neza bro bitetse kudutunguye nari mbafitiye inkuru nziza reka sister dore iyo ni sheri wow mama dore wa mukazana nishimiye kumenya umukazana wanjye nanjye nabishimiye cyane nyine ndabona uri mwiza urasa neza ariko ikirunge nakwangiye ni agasuzuguro mbese kandi kuba nawe nahuze ni wa wundi nakubwiraga ego nabumvishije murashaka bloke zingahe none se hano ziruzuye ni 500 zirimo humure nta kibazo hoya nta kibazo twazibaha nta kibazo ego hoya nimugire ikibazo ibintu byose bimeze neza ego oya nta kibazo rwose ibyanjye birizewe oya ndabahera ku giciro cyiza oya ni ukuri oya nta kibazo welcome nuse murazana n'imodoka byose ubwo turabibahereza oya nta kibazo oya byose ni ukuri turavugana nta ribi hoya ibikamyo byiza birahari nta kibazo sawa sawa hoya nta mutima mubi hoya dore rwose hoya turetse n'ibyo ngibyo hoya mugende mubazi kwa paritoma muri za paritoma zaba abantu bari kubakira b'abantu bashyashya muri Kigali babandi meya yaherutse gusura hoya zimeze neza nta kibazo mwarabajije se yego bloke imwe hoya nta kibazo bloke imwe ubundi ku giciro ukuntu ngenda mbitanga bloke imwe ubundi nyitangira amafaranga 500 urumva ubwo iyo uguze neza dushobora no kukunegoshiya nkaba nakugabanyiriza nta kibazo gusa wowe biraterwa nawe uburyo uri bubyumvemo mwabajije se kwaba abantu bo muri za paritoma za handi mwabwiye ukuntu twabigenjejemo yego sawa sawa rero mwebwe ibikamyo birahari yego imwe ni 500 ubwo urumva rero ubwo ngubwo murazana ubwo ngubwo biraterwa n'ukuntu turi muri bubyumvikaneho n'uwari wabarangiye gusa ikigaragara hagati yanyu sawa sawa ubwo ngubwo bloke yego n'imodoka irahari ubwo ngubwo nimba ariko murayishyurira sawa sawa you are welcome seremeze bite okay ni wowe nasoni ese kubona ari undi muntu ariko nawe ntabwo ugira isoni uratinya ukambaza kuryo
nk'iya ndaya mwari muri kumwe ibaze kuba dukundana nkakubonana uri kumwe n'indi ndaya mu kabari cyangwa uziko amakuru yose batabaye amaye njye mba narashizeho abarinzi umuntu dukundana mushiraho abarinzi none urukweza ngo ndi hano gukora iki ahubwo se buranakoze iki kuba nataramukubise ko ari byo biri kundya no mu gabanya utangiye kundusha umujinya ari njye wari urabona ibintu utangiye kuza umbwira natakukurusha se njye ni gute nsanga uri gusangira indaya mu kabari njye utajya unambwira ngo tujyane ngo dusangire biriya bintu ukeka ko byanshimisha ibaze kumva bari kumbwira ngo busheri wari kumwe n'undi mukobwa cyokoza nta nubwo wiyubaha mu buzima uranunguye uramuntu uzi uwo ari we sister uratinyuka ukamubwira kuriya ariwo muntu nagira ngo ntuzahesha sister wawe ariko cyokoza abagabo bahehe sisi batana no kuvanga abantu niba bashiki babo mushiki wa se wuye mushiki wawe ni gute yabaye mushiki wawe namuzi se kuki nzenguruka telefone yawe kuki naramubona nkamuvuga nibiki ariko shiri amakosa wakoze nanubu ntabwo urayasabira imbabazi ntabwo ngiye nshaka gusaba imbabazi hejuru irandaya cyokoza nta nubwo muzi kurya neza hariya ngo nuko ari muremure ari inzobe cyokoza ibyo mubwiye aka kanya ufata ibyo ngibyo wikuremo ibyo bintu wambare neza ugenda upfuka mu musaba imbabazi uzi kuri ari we nari ngiye kukwereka ari wowe wari ugiye kuzakwirika ibintu byose akagupresenta ariko uri kubona ndi ikigoryi none wari ugiye kumunyerekera mu kabari ko nabaguyeho wigize umbwira ko ugiye kuzamunyereka ibyo bintu uri kumbeshya urabona ndi umwana w'imyaka 3 cyokoza abantu banashatse baragowe ese nuko uteye ntabwo nari nkuzi ntabwo warunze se imyaka dukundanye 3 yose uyipfushije ubusa akibyo bintu bamwivugishwa nibisi niba umuntu agufatiye mu ikosa nukwita uvuga ngo ntabwo warunze se twakundanye imyaka 3 utaramenya nahoze mbyumva wahoze ubyumva nahoze mbyumva ujye ukomeza wumva amabiyire none njye nagufatiye mu bikosa sinabimenya njye nagufatiye mu bikosa none ukwivugisha ngo barakubwiye bandese basi se ntabwo wamana akanya nkatuza ko mbona utangiye kumvangavanga na stress sister wanjye zari kumbwira nawe ukarenzaho ibindi ibyo ni ibiki ni stress z'abagore ufite uhese burakwishe n'umwanya akoye akomana yanjye kweri sha burya najyaga numva yuko ngo abantu babinzira karengane aka kanyu bayinzira karengane ese sheri urangeze rubundi gusa nakwizera gute naragusanganye n'indaya mu kabari mwasetse hakucyo kuzabana n'ubwo mugira isoni subira wumvaga nta n'ikibazo ufite kuba ufite fiance mugiye kubana ukicana n'abandi bantu one day uzamenya ukuri kandi ndi kukubwira yuko uzabanza uce bugufi usaba imbabazi kuko nanjye muri aka kanya urambabaje sinzi n'ukuntu nanjye ndi kwiyumva niko nyine nagukunze n'umutima wanjye cyokoza uransekeje one day nzamenya ukuri undi se kutarajya kunyereka iwanyu ujye kunyerekana nk'umuntu tugiye kubana menya abo bashiki bawe menya abo babyeyi bawe uhora unkangisha uri kunkangisha aba sister bawe nazi ibyo ni ibiki none se abo ukeneye kubona abahe bandi ukabona kweretse wabashije kubandagaza ukabagera kuriya ubwo koko nimba warageze kuriya mushiki wanjye ubwo mweretse mama wanjye wabigenza uyu munsi nibwo umbwiye ko ari mushiki wawe nibwo ubimbwiye wibeshya ngo warabimbwiye nta kintu wigize umbwira ahubwo wowe fata umwanzuro uzajye kubanyereka menya abaribo menya bashiki bawe menya ababyeyi bawe ibindi ureke kumbwira ibintu by'ubusa njye ntanga n'umuntu wibaraguza ahubwo bayireka nigendera nta nubwo nakuseze nuko uteye uzashaka umwanya ujye kunyereka ababyeyi bawe nashera aka kanya ubujyanye umva nkubwire oya arandusha umujinya nasoni ndakabwira akusubuye siko wagira ngo baramuroze ari kumfatanya n'iminsi oya ratama mba nkubwire sibyo ngereka oya basi reka musabe imbabazi ukuntu byagenze urabona iyo ufite umuhungu mukundana ubu mukunda kumva ngo ari kumwe n'undi mukobwa ubonetse bari mu kabari njye baje bambwira ngo wa mugabo wa mwenda kubana bari kumwe n'indaya mu kabari nawe uri kundana n'umuntu atarigeza kwereka mushiki we ukuntu wakumva umeze nyine naje narakaye nkoresha amagambo mabi
ariko ntambabaye kandi mbikuye ku mutima njye bise mbyumva ibyo umwana avuga nibyo ni ukuri ibaze nawe sheri wawe bakubwira ko ari kumwe n'undi muntu kandi atarabikubwiye ako mawuzi babaye nari mfite kiraje mu bantu icyo kunywa nari ndi kunywa kabuna aravuga amagambo nkariya mabi kubi nari yansebeje mu bantu sister nagwaga rero byarangiye ushaka ari umukazana ariko nyine tugira imbabazi twe badutoreje kugira tanga imbabazi ko abantu batanga imbabazi no mu ijoro bazazihabwa ariko nawe inama nakugira agasuzugura kagabanya sibyo ubwo se niba waramenye amazi nkanjye ugiye uwo nkawe ugiye ko muramukazi wanjye ubwo se ubwo mama uzamumena iki noneho oya nawe ibyo nagusobanura ukuntu bimeze hari ikintu ashaka kuvuga uretse kuri bwite bagiranye ariko ndakeka hari inkuru nziza nari muzanye wow ndashaka kwiyumvira ako bro ako Frank arazeze inkuru nziza zo gutunguye ni bwoko ki bro tubwire ko dutega amatwi mama umukazanjye namwakiriye wamwakiriye cyane mu muryango mbona ko umukazana w'umwana umukazana namwakira se iyo niyo nifuza gushinga urugo nari narakubwiye namwishimiye umukobwa mwiza cyane ukajya muzanira agatebe abanze yicaye njye nagwaye imbabazi ariko nyine birabera byarangiye urumva ni umukazana Frank yarakuze yego bana banjye mbahaye umugisha rwose ariko mabukwe nawe uri kubyumva ukuntu nyine abakobwa urabizi iyo tutarashaka tuba dufuha bya buri ka mwanya biri aho ariko nta wundi mutima mubi urimo bro we namwe ntabwo mbazaniye intebe kandi yari intebe umushyigikira nta kibazo intebe umukazana mwishimira cyane imana atanze imbabazi none se ubwo nikugura irakomeye irakomeye mba njye kambe ambwira ngo bimeze gute nese umusaza wanjye uramukunda mwana nawe kamuzanira agatebe oya yicarire yicara nanjye hano habaye mu rugo reka nanjye niyicare abari n'akayaga hameze neza hano ari kuzana utundi dutebe oya byihorere sister twese twiyicare reka twisanzura hano mu rugo nanjye uzwi nkunda kwicara muri jaride mba numva ari byiza cyane mu rugo habonye mu rugo ni heza cyane nahakunze ni heza noneho nkunda ahantu haba hari indabyo ko njye mu buzima busanzwe nkunda indabyo ni nako kazi kanjye abakobwa bose bakundana indabo indabyo ni nziza cyane nyine ubona zifite view nziza ahantu hagaragara neza nizereka byose none nakunze n'ukuntu hano mwakira mukunda abantu noneho mva nakiza nko kwisanga mu muryango ugasanga nyine barakwishimiye icyo kintu kiba kiryoshye byiza ko watwishimiye ariko se Frank ugiye kuzana umukazana nabanje kubitekerezaho neza urabizi kuganira neza mfite ikibazo ubuye bwigira ikibazo mama igihe kintu cya mbere nakubwiye yuko nkunda umukobwa nkunda umukobwa wubaha Imana ibyo byambere umukobwa wicisha bugufi ndengejeho n'akandi kantu umukobwa ukuntu ufite n'ubwiza urabizi ko ndakunda ufite ubwiza byose arabyujije bityo kimugira mu mubwire uburenge nama nakugira ugiye gushaka ntuzabanze kujya kureba ubwiza bw'isura banzira umutima mu ugiye gushaka uwo ari se nicyo kibazo ikindi mugahuza ababyeyi nka mama w'umukobwa sindamubona sister atari ibyo ngibyo wa mutima arawufite ababyeyi nabo tugomba kubazana kandi kuba namukweretse nawe ndabibona nawe urabona ko byose byisobanura ababyeyi ntabwo bitubazana ahubwo ngewe tubanza tugasurana tukareba iwabo w'umukobwa ibintu nk'ibyo byose mama umukobwa ufite umutima mwiza nk'uyu ukeneye kureba ababyeyi be niyo mpamvu uyu munsi ngo z'uyu munsi zisigaye zidakomeye zihita zisenyura ako manje ntabwo uzi ko nari natekereza kumubwira ngo ushatse kera mwabanzaga mugafata igihe mukaganira umukobwa akaza agasura abavandimwe nk'uko nyine umuzanye nanjye nkajya gusura mama na papa nkabanza nkareba aho uwo mukobwa aturuka koko niba uwo mukazana nzamushima twaraganiriye ndakeka twaganira byinshi sheri utamubwira igihe tumaze dukundana mama tumaze imyaka 3 dukundana umuhungu wanyu
ni umuhungu mwiza, ni umuhungu nyine wumvira, nta gasuzuguro agira, nyine ni umuhungu ukunda gukora, nta kintu namunenga, afite n'umutima mwiza. Rega mama, hari urukundo nta ubu ntabwo warebye amafaranga. Reka amafaranga rega n'ibintu abantu bashaka, nanjye mfite akazi. Cyangwa ukabanza ukananira ukamenya ko iwabo ari abakire. Oya, ibyo ngibyo iyo ubigiyemo ntabwo wubaka. Oya mama, ukuze ko musaza wanjye yakuze mbibonye none we ko afite umushobozi ufite ibitekerezo byiza usiko numiwe. Ariko na Frank ni umwana mwiza cyane, arubaha mu rugo. Mama yatureze neza, tugira urukundo, tukunda Imana, natwe niyo mpamvu nawe twakwishimiye, tubwiye ko nyine ukunda Imana. Ibyo ngibyo byo kuba ari umuhungu mwiza ndabizi, icyo cyo ntabwo turi bukigaruke kuko narabyiboneye. Watubwira ko ari mubi kandi waramukuze. Oya, iyo ukunda umuntu uzabona wibwe. oya, Frank arabona uri zawe. ariko nka cyagiye warabibonye nafuye ngewe umuntu nyine. Nawe bikubwira karema. Ari nakunda Frank. Inshuti wagira amahane. Nari nafuye ariko ntabwo agira amahane nawe. hari ukuntu rimwe tujya dunyuzamo tugashobora akambwira uriyorobekanya niyo mpamvu, ariko ndizera n'ababyeyi barabikubwira. rega nazi bana zidakomanya amahembe, ibintu bisanzwe. N'umubyeyi murashwana n'imikino, n'abantu bakundana urumva aribo babura gushwana. Abantu bakundana barashwana cyane. Ugira ibifuti ugira akazi ari. Narishimye byarangiye. Ndishimye cyane, ndishimye pe. Ari rero urakaza neza mu muryango wacu, ntabwo tuvugana turi babiri gusa n'abandi. Uzagenda babona nyine uko tuzogiye, uko ibihe nyine bizagenda bikomeza kuduhuza, uzagenda nyine ubona umuryango wacu ni munini kandi ni beza, ugira urukundo, wumve ngo nyine welcome no kubabwira. Shiri wanjye gutya mumubona, hari ibindi byinshi nabahisha. Shiri, turabibereka ryari? dufite surprise se. Tugize amatsiko. Yamatsika yanjye Burundi ngiye ubu dufite impano. Cyangwa nagati cyane mugiye kukwereka. Hari ikintu nayifuje nyine kumubwira. Ntamuzanyanga kugira ngo nyine mwese tugifatire umwanzuro. Ikibise? Nta yindi surprise yindi, gusa uyu niwe mugore nahisemo ubuzima bwanjye bwose. Wow. Kandi mama, hari n'ibindi bintu ujya ukunda kunyekanyekaho umbwira yuko ngo naguhubuka ngo nzahitemo neza. Ndakeka ngiye nitoje igihe kinini cyane, ibintu bisaba kugira ngo umuntu yitwe umugabo. Muri aka kanya ndumva ndi strong, byose ndabyujuje. Ni byiza ndizera ko wabitekerejeho, nanjye nabyakiriye vuba vuba kandi nabonye warahisemo neza. Kumana nubwo twakiri umukazana, nkuzanira iki cyo kunywa? Amazi. Aya ntabwo amazi se, ubwo amazi nta kintu kinumvanywa. Ntabwo ndarangiza sister. Nshaka amazi. Kambanze mwakira ko bro nawe ntabwo byitwa umukazana yaje. Ubu urambagize yakomeza akatubwira. Mama, nyine hari ikintu nifuzaga cy'ingenzi, nicyo nari ndikubwa cya surprise. Nagira ngo bitarenze mu mwaka ube waduhesheje umugisha, kandi ndabizi yuko ikintu umubyeyi yaturiye ku bana be, ndabizi yuko n'Imana irakireba kabisa. Ariko umwaka ni mwinshi, uko wambwiye ko mumaze imyaka 3 mukundana. Nanjye niyo maze adatetse naho ngende haye umugisha, anera gripe. Ndahaye umugisha rwose. Akunda amazi kubi. Ega amazi ni meza ku buzima bw'umuntu. Frank, ikindi ushaka umugisha ndawubahaye, ahubwo wibitsinza bigire vuba tujye tujya muri ntuzo byose. Nshaka kwambara agakenyero tuzajya kubasura. Harya mbwiye ko mu rugo ari hehe? Famiye yawe Mu rugo ni mu Nyakabanda, ntabwo ari kure. Nubwo ari kure uba dorutse gusa nambaga kazi
turakubasura uziko nyine ndumva ibijiro byandenze nyine ko tweretse umukazana ariko mana wanjye ndishimye ko umuhungu wanjye sinzi ko yatamuze nk'indi y'aka kanya ari neza akaza neza ni ukuri mu muryango akunda cyane iyi famiye nayikunze pe mama ariko muri kubona imvura itangiye kuva sibyo mureke basi twe tugiye mu nzu sibyo tunakorerwa mu nzu ukuntu waza kuraza oya muhaguru mu kazi wawe ukarara mu rugo ma twe tugiye mu nzu imvura sheri ibindi byose batonze tujye mu nzu twambara inkweto ni umusiri mu kazi reba twe tuyambara ariko arasa neza mwana yanjye arasa neza kuri bro noneho wabaho imvura nayo itumye turya mu nsi rero ari umva nyine kubera ukubara ntushobora kumubwira ibintu byinshi ubwira ibintu bitatu byonyine nawe urabaza ariko wareka nkibarira ibibazo bitatu hari ikintu sha bro nawe igihe wabarishe sheri muri kombazi igihe mbabarira umbwire ibintu bitatu byonyine byatumye ukabona umuhungu ukumva mwabana yakubera umugabo mukabyana nyine akakubera nyine umutware ibintu bitatu byonyine kuko njye mfite nanjye umuntu urukundo waretse se nkakubwira nka bitanu mbwira bitatu basezeranye bagagira abana ikintu cya mbere mubwire sheri ikintu cya mbere yego umuhungu wabanje kuguha urukundo byonyine uwo mutipe aba agufite ibyo ikindi umuhungu ibikorwa bye ko ntabwo umuntu yajya gufata umwanzuro wo kuvuga ngo umubane akwanga ahubwo umuhungu ugukunda uba wumva na plane zose afite kuri wowe ari ukugira kugira umugore hari wa wundi wirirwa kurindagiza mu bintu by'uburara sibyo hari ibindi n'ibindi reka n'ibyo hari ibindi ukeneye se ibindi n'ibyo birahari urama nimero tuzatubiganira box noneho batanabizi ni karibu arabizi cyane uyu mwana sheri kandi yaramutoje